Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi kuri iyi channel tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Betty, tugiye kureba imico n'imiterere iranga abakobwa cyangwa se ababyeyi bitwa ba Betty. Turebe Betty ni muntu ki, akunda iki, yanga iki, nibyo bitumye turanga kugira ngo tubahe ubusobanuro bwa Betty, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko ahanini izina ry'umuntu riba rigaragaza imico n'imiterere ye, kandi no mu muco wacu nyarwanda bavuga ko izina ari iry'umuntu. Rero nk'aya mazina y'abanyamahanga hari abantu baba bagiye batazi uko asobanura. Bahaye ikaze rero ngo mwumve imico n'imiterere, ubusobanuro bwa Betty. Mani ikaze abashyashya kuri iyi channel y'Inkuru TV, basaba aho bari hose mu bice bigiye bitandukanye, basaba gukora subscribe, bagakanda kuri iyo nzogera kugira ngo ubutaha ibiganiro tuzajya dusohora bijye bageraho biboroheye, bagumane natwe umunsi ku munsi. Nanabasaba gukora like, mugakanda kuri icyo gipfunsi. Betty rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu Giheburayi ku izina Elisheva, risobanura uweguriwe Imana. Hari n'aho risobanura ko Imana itunganye. Mu Gifaransa uzasanga bamwita Beatrice, mu Cyongereza usange bamwandika Betty. Betty rero cyangwa se Beatrice aba ari umukobwa cyangwa se umugore ugaragaza amarangamutima aho ava akagera. Ni umuntu udahisha uko ateye, kuko amarangamutima ye ahita akwereka uko yaramutse binyuze mu buryo akwitwaraho, niba ari neza cyangwa se ari nabi. Rero Betty cyangwa se Beatrice iyo akwishimiye urabibona, kandi n'iyo akwanze ushobora no kubibona. Ni wa muntu iyo agukunze urabibona, yanakwanga ukabibona, kuko muri we ashobora no kuba yanaguhungabanya mu ruhame. Bitewe n'ukuntu ateye, ashobora gukomereka vuba mu buzima bwe n'iyo waba wumva umubwiye ikintu cyoroheje. Iyo abaye umubyeyi aba ari wa munyampuhwe cyane udashobora kuyoberwa inshingano ze mu rugo
cyangwa kumenya icyo abana bakeneye. Akunda gukora ibintu bituma agaragaza amarangamutima ye nko kuba umuririmbyi, umucuranzi, umukinnyi w'ikinamico cyangwa filime n'ibindi. Betty usanga ari umuntu w'umunyempuhwe, ukunda gufashanya no kwita ku bandi, agira umwete kandi arasetsa, gusa ntabwo yikubira ngo yumve ashishikajwe n'ibye gusa. Ni umuntu ufata vuba mu mutwe, azi guhanga udushya kandi azi gukemura ibibazo mu maguru mashya. Nizere rero yuko ba Betty aho muherereye hose murushije kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere yanyu, mwakoze kuduha umwanya wanyu mukadutega amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana